mvuze ngo numwiza mu gihugu bishobora kuba debatable ariko numwe mu beza mu Rwanda no wa mbere mu gihugu ubwo wewe wemerewe kubivuga abakina mu gihugu wewe wemerewe kubivuga ngibwo navuga ko ari umwe mu beza mu gihugu kuko ni ingingo nyine yaganirwaho hari abandi ba defenseur beza bari muri iki gihugu nije na Clement na Ruboneka baragaruka ku kintu kimwe hashize imyaka myinshi tudatwara igikombe cy'amahoro ni imyaka 8 ubundi hari igihe abafana ba PFC bavuga ko igikombe cy'amahoro ari cyabo de facto barabifite byinshi kigomba kuba ari cyabo ariko imyaka 8 cyangwa ubundi habaye iki kugira kushura kuvuga ngo twabonaga tujye twara igikombe cy'amahoro ariko ntago cya champion ariko ntago mwatwaye ko 8 babitwaye ari bibiri ni cyabaye kugira ngo muri imyaka 8 mudatwara igikombe cy'amahoro ubona ari cyabaye muri APR reka mpere kuri Clement wavugaga ejo ngira ngo nkuko nangiye kuri kubwira twaraganiriye ndimo ndamubaza arambwira ati jangwa dukinye ni ikipe match zigera muri 3 muri sezo apari yo kubona ni igitego mu izamu ryacu na occasion byaragoranaga nakinaga biraho hamanutse kamera zigera mu 10 nanabwire Ferwafa n'abanyamakuru bakunda kwitiranya ibitego byiwe n'ibya Watara sinzi ikibazo baba bafite ariko ndabagira ngo bamenyeshwe hari kamera zigera mu 10 zaho zitari ya mu mahoro cyane zoherejwe n'ikipe ya Pyramide n'aba scout bayo baje gusa zireba umukinnyi umwe Clement Nigera Pyramide nabagiye kwataka ama set pieces corner cyangwa kufura izo kamera zose ziri kuri Clement Nigera so nibaza yuko rero nkuko yabikubwiye tumaze imyaka myinshi twari iki gikombe kandi nkuko mubizi ngira ngo Peace Cup Heroes Cup ibyo ni ibikombe bifite icyo bivuze kinini kuri equipe ya APR so nibaza rero uyu ni wo munsi cyangwa se ni wo mwanya cyangwa se niyo season nziza yo gutwara iki gikombe nkuko nagiye mbikubwira nubwo wenda ibikombe byinshi twagiranaga dukinira by'amahoro urabizi ko kenshi byazaga shampiyona yenda kurangira cyangwa se yararangiye shampiyona isa nkaho yaratwawe habagamo kwirarira ku bakinnyi kwirara kuri staff technique abafana nuko twumva igikombe cya shampiyona nicyo tumerita igikombe cya shampiyona twagiye twasohotse twagiye muri Champions League n'ubu n'iryo rushanwa ryacu Confederation biraho nyine ukabona nta gaciro tugihaye kinini ariko nkuko nabikubwiye Ferwafa uyu mwaka yakizanye mbere ya shampiyona itararangira bikiri mu murongo wo guhatanira igikombe uko turi babiri haba Rayon Sport haba APR cya champion Lore uyu mwaka message iva mu buyobozi nimwe gikombe cy'amahoro tugomba kugitwara Wasiri ibintu Jangwa navuze ndumva ndi kugira temptation yo kubyemera no kubyizera bari byo kuko nawe ubirebye neza Rayon Sport ni ya mbere ku rutonde rwa championnat APR ni ya kabiri Rayon Sport yemerewe gutsinda imikino isigaye muri championnat imikino 5 igatwara igikombe cya championnat yego ntabwo utekereza ko kuba APR tize gutwara igikombe cya championnat mu gikombe cy'amahoro baza gukandagira icyo bita full gas aho ni gutwara mu mihanda miremire ya highway gukandagira umuriro icyo bita full gas wa mugani bika motivation ku buryo kubava imbere byagorana kuko birashobora ko ari cyo gikombe cyonyine batwara muri season ko muri abambere bundi bwaryarise muri uyu mwaka w'imikino bayikandagiye ahari gihe ni in summary tubiganireho nta kibazo uyu mwaka w'imikino ni umwaka w'imikino waranzwe batangiriye muri CAF Champions League ariko mbere yaho hari habanje Sekafa niba nibutse neza yego finali baratsinzwe bahura n'ikipe iri muri middle class niko nabyita middle class ni middle hanyuma bakurikijeho Super Coupe ntekereza ko iyo full gas ariho byari butangirire cyanangiye icyo gikombe kibanyuze mu myanya y'intoki bakireba uyu mwaka w'imikino niyo kipe rukumbi mu makipe 16 akina shampiyona y'u Rwanda Dia Brothers yatewe impaga Jesus nanone amakipe 16 akina shampiyona y'u Rwanda hari Muhazi hari Etenseri hari Marine ndikwivugira ikipe zo mu ntara hari Bugesera hari izo kipe zo mu ntara kure zifite abatimu manager barimo barabyinjiramo gake barimo baraza bakira abana muri ibyo bintu nta kipe nimwe yigeze iterwa mpaga 2025 iyo kipe ushaka kwikandagira full gas yatewe mpaga ukawukirusha inota rimwe yaratewe mpaga irarirushwa inota rimwe rega bari twara igikombe cya yonyine mu makipe 16 muri iki gihugu mureka agera ashaka kugera ko nakuvugiyemo warese mureka agera ashaka kugera akuyuka avuga yo ushaka ko nta komeza n'uwo mwuka icyo ndi kuvuga ni iki rero
ikipe ya Rayon Sport iri mu makipe uyu mwaka w'imikino yagize injuries nyinshi, imvune nyinshi. Byaka kanya umukinnyi wa mbere mu Rwanda ntashidikanywaho Nganye avunitse amezi 2. Still Rayon Sport iracyabona igitego. Wanageze kuri Rayon Sport. Bigezaho tuza n'umukinnyi w'umunyarwanda witwa Biramahire Abedi. Yatangiye agendera mu muri rusanzwe ya 40. Abandi batsinda akabihorera nta kibazo. Aka kanya nta penalty. Ibitego 8 amaze kubitsinda muri mwaka w'imikino. Aho bigeze rero twebwe nta muntu numwe dufite wo gutinya muri uyu mwaka w'imikino hano mu Rwanda. Namwe mwemerewe gukandagira full gas. Sino kuyikandagira gusa. Nyuma yo guhura n'ibyo bibazo byose muri uyu mwaka w'imikino twajya tureba abantu duhanganye nabo tukabona imbaraga zabo ntago ari nyinshi. Ubu turi kuri finale ya Peace Cup. Tudeservinga gutwara a quoi que ça soit. Kuva ku muzamu uri mwizamu kugera ku mwataka. Mwibaze ko twakinye na peri match ebyiri. Twakoreshaga umutoza urwaye. Yararwaye Robertinho ahakomerewe nibwo yavuze ati eka mpagarare Gwaka ntaratsindwa umukino abe narimo. Banza murire muherekeze kapiteni w'ikipe ya Rayon Sport. Ahari hari ibyo wasiri ubanza umwumve neza, wumve mudira ahantu hitwa Muzozi. Icyo Rayon irimo gutekereza ari ikintu muvuga Jangwani nkabona baganiriye Jangwani n'umukinnyi wa mbere mu Rwanda. Jaborengo nzamurira muherekeze nyuma ya mikoro twiteguye neza. Turabizi ko tumaze igihe tutagira finale y'igikombe cy'amahoro, so bako intambwe mutwara iteguye kugira finale kakaba tuzasokera igihugu, so bako intego no gutwara igikombe, so namwe ufite yo gutakaza tugiye kuri ibishoboka byose kugira ngo tware igikombe. So ikintu twaraganiriye komite twaraganiriye so bako bwanje ko gahunda no gutwara igikombe. Ya tumaze gukina match ebyiri tunganya, so nabitego byabashije kuboneka muri match ebyiri duheruka gukina, so navuga ko iyi match yo gukina ariyo finale y'igikombe cy'amahoro hazabonekamo ibitego bigenda kose bizabonekamo, kuko yaba twebwe abandi kipe tugiye guhangana ndabinze ko nta kipe ishaka kugira kuri penalty, so match zabifunguye zabiri open cyane kandi ndizera neza ko Amerika se bari ku ruhande rwacu ko twe tugiye kuri ibishoboka byose twashe gutsinda match. So speaking ya end na tandukanye rimo n'abandi nuko tugomba gutsinda tukitanga 100% kugira ngo tugire kuri ku ntego zacu. Ya kecho ko mbyumva cyangwa ko nge mbibona na mpamvu yo gusoka duhetse uwo ibyo bavuga natwe twabaye ko byose birashoboka. Turaba mbere turi kuri finale, so numva ko bwanje ko nitwe dufite aho tugomba kuvugira kuko nimba turi finale baturaba mbere bo bakaba ari nyuma yacu numva twe tubaye twizeza kakanya. So twinaga ibyo tugendera turareba ibyacu tubikore neza tukore 100%, naho ubundi ubashije ko ibintu bya 100% ibintu byose biza ari nyongera. So twaje turiteguye kandi ibyo bavuga byose ibyo twavuga byose bizagaragara mu kibuga. Ya n'ubundi Rayon Sport yazo byo guhemba n'ibyo bihoramo, so bakubwanye naga byo tureba twe turi kureba CV zacu, kureba ibyo nimba aricyo twasigira equipe yaba bazaguma baba bazagenda tukagira icyo dusigira equipe kuko intego yacu no gutwara igikombe n'ibikombe byombi. So speech ya komite yaba staff na tandukanye ririmo kuko bose arabango twari igikombe kuko barimo abakinnyi benshi muri Rayon Sport bataratwara ibikombe, so tugiye kuri ibishoboka byose kugira ngo tubashe gutwara ibyo bikombe. Sicyo navuga ku bwanjye ko abakinnyi bazi agaciro k'igikombe, bazi agaciro ka Rayon Sport, bazi icyo gikombe gisobanuye kuri kariyeri zabo, so bagomba kuri ibishoboka byose kugira ngo icyo gikombe tukigereho. Ya na speech yo guhemba yigeze ivugwa ku munsi w'ejo twaganira bisanzwe dutegura match kuko turabizi ko amafaranga migiye ababonetse y'icyo cyose bahemba, so yataraboneka ko tufokasinga byo mu kibuga, then nyuma yaho twabona kwishyuza ariko twatanze ibyo tugomba gutanga mu kibuga. Umunyige nizabura kuko akenshi Rayon Sport mu mezi ya nyuma biragorana, ariko bite n'ibyo yaba Tadeo yaba Muvunyi babwira abakinnyi babwiye ko nta muntu mwezi gira bambura kuko n'amarekete marimo, so ibyo si cyo kibazo ubwo tudafokasinga mu kibuga kandi turizera neza tudashidikanya ko nyuma y'izi match bazaduhemba nayo rumwe afite makatango. Ya nabyo mfite byo gukora Bedi kuko no mukinnyi wagaragaje ko ashoboye, kuko iyo ugiye natafite icyizere ugomba gukora cyane kugira ngo icyo cyizere bakikugarurire. So nabakora Bedi ko Bedi yakoze ibishoboka byose, yari itanze 100% kugira ngo abashe kusiga mu mitwe y'abakinnyi bakunzi ba Rayon Sport. So nabakora Bedi hard work ye no kumenya ko batamwemera n'ibyo byatumye agira ageze ubu, kuko twese nka equipe tumuri inyuma turamushyigikiye kandi afite byinshi byo kugaragaza. Nabwo ko muri izi match zisigaye Aishan cyangwa enye nawe zakunze gutsinda kandi twe tumuri inyuma, kandi icyo namubwira no ko akomeze gukora kandi biza birimo.
bimwe mu byo muherekeve agarutseho mu kanya gato cyane hari ibyo abanyamakuru bamubajije bamubaza bati ko APR yakaniye gutwara igikombe cy'amahoro ese muramutse mu by'ukuri mukibuze ikagitwara igatwara n'icya shampiyona mwakwishimira gusohoka ibahetse. Keve yasubije bijyanye n'uko situation imeze, afite uburenganzira bwo kuvuga ibyo avuze Wasiri na Jangwani kuko Keve avuze ko kugeza ubu ari ubahetse APR ndetse banabishaka APR ishobora gusohoka bayihetse. Why? Aravuze ngo turi abambere muri shampiyona, twatwara igikombe cya shampiyona, icyamoro turi kuri finali, twemerewe kugitwara, turi kuri finali, so ahubwo twabitwara byombi ko tubarusha n'amahirwe yo gutwara bibiri tugasohoka tubahetse ubwabo ko tubahetse n'aka kanya Jangwa. Kano Keve yavuze ko guheka APR ntabwo kakwinjiye munsi y'uruhu. Statement ni long. Nibaza yuko ntabwo tugeze finali kubera ko twahuye na Rayon Sport demi finali. Duhuye finali tugeze finali ko twatsinze polisi. C'est-à-dire que itike yo gusohoka ku ikipe yageze finali igikombe cy'amahoro ntabwo twayihawe na Rayon. Iyo statement y'urumva ko atari aravuga ko ari bugutsinde kuko muri shampiyona kuri imbere agatwara igikombe. Iyo biza kuba yahageze polisi yari kunsohora se yaza kugitwara ari nari gusohoka. Nahageze kubera ko nabikoreye. Natsinze polisi ntabwo nazamuye na Rayon Sport. So iyo statement yo ntabwo ari. Ikindi igikombe cya shampiyona arimo aravuga nyirango aturi imbere hino tarimwe nta match mu gifitanye. Rore tumaze imyaka 3 ibi bintu tubizi byo gutwara igikombe ku munota wa nyuma. Twabikoze seze ebyiri zikurikirana Kiyovu, twabikoze AS Kigali. Nta kintu gishya rero twebwe kuri Club Giant. Kuko nabikubwiye umutwazi wa mayo jaune mwiza ntarwanire tape atwara tour. Rore iyo ibyo Wasiri arimo aravuga mu makipe 16 kindi yibagiwe kimwe gusa wenda yibagiwe kukivuga simbizi nuko niyo kipe yonyine muhise zifite igikombe. Yonyine nta yindi kipe gifite. Na polisi iragifite cya Super Coupe gifungura umwaka w'imikino. Navuze shampiyona itangiye. Niyo kipe yonyine ifite igikombe. Ntabwo ari precision. Ubwo uranyuze kuko igikombe mu gifite. Ibintu bijya mu bindi. Ifite amafaranga hamagara ndi. Ibyo bikombe arimo aravuga by'amahoro niyo kipe yonyine ifite ibikombe byinshi by'igikombe cy'amahoro mu Rwanda. Kabagiruka mu myaka 8 ishize. Still nkora yakigeraho urangeraho heruka cye. Oyange ntwara bicye. Nibaza yuko rero uyu mwaka nzagaruka hano. Kera ni kuwa mbere uzampamagara. Indi ngingo ikomeye yaganiriweho mu Nzove. Rayon Sport imaze amezi 2 idahemba. Sinkuru buretse gato idahemba abakinnyi ukuri ariko Rayon Sport yari gifitiye ibirarane by'amaprime zo ku mukino wo prime zo gusezerera Mukura, izo twarazimenye kuwa kane. Prime zo gusezerera zo gutsinda Etincelle zabonetse kuwa kane nimugoroba. Twagerageje kubaza niba ari speech mu bayobozi ba Rayon Sport mu byo babwiye abakinnyi harimo icyerekeranye n'amafaranga. Tubwiye ko batigeze bagaruka ku byitwa salary kuko idahari ubu, ariko babizeza ko leta azabambura igomba kuzabahemba. Ukumva ari ibintu bishobora gutera impungenge abakinnyi kuko ubundi izo kipe turi mu kwezi kwa nyuma kwa sezo. Ibaze kuba ziki kuyoboye. Turi mu kwezi kwa nyuma kwa sezo Wasiri ntabwo gutera impungenge. Ntabwo gutera impungenge kuri kipe ya Rayon Sport kuba binje mu kwezi kwa nyuma ko guhatanira ibikombe. Yariho yibaza ati izo kipe ahura nazo guteza ahubwo zimuyobora zite. Byagateganyo yararimo aravuga iby'amagare. Mu magare hari umukinnyi ubushinzwe cyitwa Laviteyoma kugaburira abandi. Bamwe mu bamugaburiye batangiye guhagarika kubanza bendaga kumugaburira nabo batangiye kugira impungenge. Amakuru twaramenye no kugira ngo macanye ntabwo isubiza. Ntabwo biguteye impungenge. Ikintu cya mbere gihari iyi kipe ya Rayon Sport niyo uje kwikinira bwa mbere ni nacyo kintu cya mbere ugomba kumenya. Turacyari kurwana no kuba ikipe yihaza muri byose ngo bigere kuri level yuko birajya bigera muri uku kwezi ibintu byose biri ku murongo. Umukinnyi adataka umushahara, umutoza adataka umushahara, aba ari umuntu uri safe ku kazi ke nyine. Muri iyi minsi rero ntekereza n'umuntu umubwiye ngo Rayon Sport ibereyemo ibirarane umukinnyi, ibereyemo ikirarane umutoza, si inkuru yamutungura.
ni nk'uko nawe se nawe aracyari nanjye kiracyarimo cyangwa baguha mbere kugira ngo ugire morale yo gutangaza. Just joking. wasiba mwambaro yakumira bunguri. Icyo nari ngiye kuvuga ahantu hambere ikipe ya Rayon Sport ikura amafaranga mbere na mbere ari mu bafatanyabikorwa. Ubu aka kanya tugeze kuri level yuko niba ikipe ya Rayon Sport ishobora gukenera miliyari n'igice n'urugero ku mwaka, utugeze kuri level yuko byibuza miliyoni 400-500 zishobora kuva muri abo bafatanyabikorwa, hanyuma tugasigara turwana no gukora ibindi bikorwa bishobora kwinjiriza ikipe ya Rayon Sport amafaranga. Icyambere harimo gukora umunsi wo kumurika abakinnyi, nabyo bishobora kuzana amafaranga, harimo n'izo recette nyine zigomba kuva ku kibuga, nacyo ni ikindi gikorwa gishobora kwinjiza amafaranga. Ibyo byose rero ikipe hari aho iri kuva, hari n'aho iri mirajya. Nk'iyi komite ifite ikipe ya Rayon Sport, igituma abakinnyi bakifitiye icyizere, binjiye mu ikipe abakinnyi bari bafite ibirarane by'amezi 3. Yego. Ibyo byose babikuye mu nzira. Iryo sideni ryabarebaga kuko so batangiye umwaka w'imikino, ariko kuko baje muri Rayon Sport nyine bagombaga kubikemura. Ibyo birasobanura ko kuri budget y'amafaranga bari bazanye hari retari bagize iyo gukoramo kugira ngo babanze bakemure ibyo basanze bitangirira ibyabo. Niyo mpamvu rero abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport, umuntu waguhaye amafaranga y'amezi 3 ubu hagezemo 2. Hari uwo wabonye ari kwiterera hejuru mu myitozo, barishimye cyane wabonaga. Hari uwo wabonye ari kwiterera hejuru, bari bameze neza. Na prime zose for now, haba prime ya Etincelle, haba prime ya match ya Mukura, bazikenyeriyeho. Binjiye muri camp buri wese aseka, nta kibazo na kimwe bafite, kandi ayo mafaranga si amafaranga makeya baba barimo barakorera. Nkanakumenyesha ko n'iminsi igiye kuza nabwo bigiye kwiyongera. Ikiza gihari, Rayon Sport igiye kwakira match nyinshi muri minsi iri kuza, muri zanzira nakubwiraga igomba gukuramo amafaranga, harimo izo recette nyine, ayo mafaranga agomba kuva ku kibuga. Izo match zigiye kuba match irenze imwe, bizanagenda neza. Ni nayo mpamvu abakinnyi bagifitiye icyizere ubuyobozi. Ni nayo mpamvu rero ibyo nta kintu na kimwe kiri buze gukoma mu nkokora umukinnyi wese w'ikipe ya Rayon Sport. Ndakwibutsa ko sezo ya 2018-2019 Rayon Sport yatwaye igikombe cya shampiyona, harimo kwezi kumwe batarabahemba, bakubaye nyuma yo gutwara igikombe cya shampiyona. Wow. Byarabizi. Omari nyingi najya kumubaza zamusobanurira uko bigenda muri Rayon Sport. Umutoza w'ikipe ya Rayon Sport n'umuntu usanzwe uzi Rayon Sport yatwaranye na Peace Cup ya 2023, azakubwira uko bigenda nyine muri Rayon Sport bimeze bityo. Niyo mpamvu rero uri muri Rayon Sport wese arayizi, kuko yagize amahirwe yo guhura n'abantu basanzwe bayizi. Niba ufite Sefu usanzwe uzi Rayon Sport, ukagira Serumogo wari imazemo uwo mwaka asanzwe azi Rayon Sport, ufite Bugingo, ni ibintu bisanzwe bizwi ku buryo ni ikibazo, ariko ukirimo afite icyizere kuko azi uko bigenda muri Rayon Sport. Mbere ko mbarekura ndabanza nibutsa abafana ko bagura amatike. Nabonye benshi babitubaza kuko ntabwo yari ya tike bakoresheje muri semifinals, ntabwo ari kakanyenyeri ka uridi gasanzwe, ni kode yatangajwe na Federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda. Ugura tike, mu byumve neza abafana b'umupira w'amaguru bashaka kujya muri stade Amahoro kureba derby, mu byumve neza urakanda kanyenyeri 513 urwego. Mbisubiremo, akanyenyeri 513 urwego. Reka mbikore ndebe ko biri kugenda neza. 513 urwego. Akanyenyeri 513 urwego. Charging request, charge threshold, queue size reached. Ko byanze ko nta kintu bamwe. Akanyenyeri 513. Rero kugura amatike rero ubwo ntibandenganye nari mbivuze. Ariko hari no kugerageza kugerageza ubwo ni volume bari kugura. Biremeye katurebe. Biremeye. Yego. Ukande nganze ku cyongereza English. Ajya ngo verify ndebe. Birakunze. Safari Baska de Nyandungu Ikopa Kamahoro Stadium. Amahoro Stadium niho winjira. Reka turebe niya derby niyo ku Mahoro. Ubwo ugura uyu munsi urajya kuri Kigali Pere. Uyu munsi ugura ibyejo kuri finale uragura Amahoro Stadium. Amahoro Stadium. Nanjye reka ngiye mu Mahoro ndebe. Yego, Ferwafa Peace Cup Final Games. Akondabona byoroshye. Biroroshye rwose. Biroroshye pe. Final Games hari barayimpaye Loa Ball 2,000, Upper Ball y'igihumbi, akaza na VVP 50,000. Izo ziri muri system. Ayo mfashe ndo umunyamakuru, ariko ubwo nyine oya ariko gura nka Upper Ball ugurira nk'amaziki
ugurira umuntu abantu banjye se tuziranye Lorenzo hari umuntu mushobora guhura hano hanze hari akakubwira ati ikibazo gira wenda sinzi nimba byakunze ubu ngubu ejo abafana biri batubaza nimugoroba kuva mu masaa atanye biri bampamagara ayo muri VIP yose ntago bashyiragamo ay'igihumbi na bibiri gusa sinzi rero nimba 50 irimo ndayibona 50 irimo 50 ni VVIP 50 ndayibona Skybox iyo ngiyo ni VVIP bura wasanga bari kuzirezerivira abantu baragenda bazirekura gake gake iyo ari match ikomeye cyane babiswa bigenza hari amatike bahisha ariko ubwo n'abantu bagire bakomeze babe bizira cyane uyu munsi irabera Pele rero equipe ya Police Women iracyana Kamonyi saa 12 haraba habanje match y'abagabo ya Police FC na Mukura ubwo abagura inyamirambo muhagure abagura kuri stade Amahoro muhagure mujye kora umupira hanyuma jangwa ikintu cyane mutangaza abafana b'ikipe ya PFC bahamagara kuza gufana ikipe abonekeza ko mukeneye abafana cyane nibaza yuko abafana bo barabizi rero si no kubahamagara gusa iyi sezo twabanye nabo babaye nyuma ya equipe mu ngendo zo mu ntara muri Kigali ahantu hose bari bahari Wasiri hari akantu yaravuze ngo ikipe irimo irava ku ntambwe imwe ijya ku yindi ariko iyo byanagije neza ubona ari byo ubona ko yavuye no ku bururu bw'ikirere geze ku bururu bwa bike Wasiri yo jezi niyo mwambara gakera niba nabo izo jezi baba zifite ziriho ubwo bururu so rero cyo nababwira abafana ba Peri bazaza ari benshi ku munsi w'ejo nzabashyira igikombe hamwe baba bicaye nyuma yo kugitanga zazamuka njye gusereburana nabo rwose niba humure nzakiba kurya ifoto y'ibintu byagenze ejo kuri amashati yawe Made in Rwanda y'umweru Afande CDS General Haji Mbaraka Muganga, Afande Alex, Afande Akos Nyakarundi, Afande Deo Chairman wa APR. Ndekeho Wasiri navuganye n'ubuyobozi bwa Rayon Sport nijoro harimo conflict cyane mu bijyanye no gucuruza amatike n'icyamakipa azabona mu gihe kuri revenue zaboneka kuri stade abayobozi ba Rayon Sport yewe n'aba PFC bari basabye ko bahabwa 50% y'amafaranga aracuruzwa kuri stade ariko icyo abayobozi ba Rayon Sport bambwiye ko inama bakoranye na federation babisaba abayimwe amafaranga bayimwe umbwira icyo bitekerezaho kuko baravuga ngo Derbio yabereye muri stade Amahoro ntabwo abonamo miliyoni nk'ijana nitwe twakinnye abafana n'abacu ubwo ndavuga amakipe yombi ni gute ku bintu byose twatakaje muri sezo wacuza miliyoni ijana kuzamura ugatanga igikombe cya miliyoni 15 bakavuga ngo oya gikombe mwaragiteguye azahembwa mwarateguye muzane 50% musigane 50% tugabane ariko ngo byarangiye abayobozi ba federation babyanze n'icyo bitekerezaho kuri izi revenue zo kuri stade icyambere ni logique yumvikana cyane iki gikombe cy'amahoro gitangira se Ferwafa niyo yakiraga imikino gikombe gitangira n'amaklub iki gikombe kimwe na championnat aka kanya mu Rwanda umupira w'amaguru urimo urahenda amakipe nureba muri club Jangwani ari kuvugira bageze kuri level guhemba umuntu $8,000 by'idolari $8,000 Rayon Sport mu bushobozi bwayo butari bwinshi kugira ngo igendere kuri iyo speed turimo turavuga igeze kuri level yaho irimo iraspendinga miliyoni zirenga 50 irimo irahemba abakinnyi si miliyoni 50 zo guhemba abakinnyi gusa harimo ko abakinnyi bakora rukari byongeye rokare ya finali ntago ari rokare ya kimwe cya kabiri sina rokare ya kimwe cya kane aho abakinnyi babaga harahinduka iminsi bahamaraga irahinduka prime abakinnyi bari buze gukorera nayo iri buze guhita izamuka none uwo muntu ugiye gucuruza wowe ugiye kumucuruza nta kintu ari buze kubona erega finali apari yuko ibaye match imwe nibiba byiza ahubwo noneho niba bitangiye kugenda gutyo bibave mu biganza tujye dukina finale ebyiri imwe yakire match imwe n'indi yakire indi match bikomeze nkuko byari bimeze muri kimwe cya kabiri niba ibintu byoroshye finale igiye kuba match imwe ibyo birasobanura ko amaso ya buri muntu yose ari kuri iyo finale nta muntu uri buze gusiba uwo mukino abantu bose bari buze kuza amakipe yakoze ibishoboka byose arwana intambara ishoboka ashyiramo ubushobozi bwose bushoboka kugira ngo agere kuri finale
finali z'ingabo za Rayon Sport na APR ni nkeya umwaka ushize n'ibyanze byaranze finali yari ya nitwerukaga kwibona nyine kuri ya polisi na Bugesera nitwerukaga kwibona nyine kuri Yihuye. muri 2023 Ferwa afite ikintu mufite kucyumva umupira w'amaguru muri urwego ruhagarariye aya maklebe ari marakina muri Ferwa fa kuko hari aya maklebe kandi ntabwo twavuga ko Ferwa fikennye budget y'inteko rusange ni miliyoni 60 budget y'inteko rusange makakanye miliyoni 60 ibaze by'ubwabyo byonyine no kumva aya maklebe abiragiye guhura ikintu arimo arasaba kiroroshye tugeze mu mpera za sezo aha budget wateguye ibirimo irarangira budget wateguye irimo irarangira by'ubwabyo nka UEFA Champions League yo buri faze urenze hari amafaranga baguha ubu twakabaye turimo turabara kugira ngo tutagira icyo tubasaba ngaho nimutworohereza ugeze kimwe cy'umunani niyandikirwe miliyoni 10 nugera kimwe cya kane bakongera izindi 8 z'uko warenze icyo kimwe cya kane kimwe cya kabiri numara kuhagera ubu ufite amafaranga wandikiwe ngaho nitugere final urebe ko ari icyo tubasaba ariko ikipe irimo irapandisha ubuzima bya buri kanya bimaze ikize kwitabira icyo gikombe niba bigeze hahandi kuri finali hahandi ari buze kuboneka umusaruro mbumbe hahandi mukeneye nyine isi yose igomba kureba bikarangira ikipe nta kintu irimo iracyura mu rugo ibyo birunganira iki ikipe igeze finali ikabura igikombe cya shampiyona nta n'igihumbi ibona oya ugeze finali hari amafaranga ya kabiri hari amafaranga ahabwa ariko ifite amafaranga ihabwa ariko jangwa abantu nibatekere amaklebe yasabaga ibintu bibiri bavuga ngo icyambere niba mugomba kwishyuriza iyi match turafata 50% kwa maklebe abiri ngo ni APR na Rayon twigabane hanyuma musigane 50% federation bumvaga abayobozi bumvaga biri fair fair byanga proposal ya kabiri ni muzamura amafaranga hembwe equipe ya mbere ni ya kabiri kuko muri expecting amafaranga menshi muri revenues muzamura igihembo kive kuri miliyoni 15 zibe nka 25 30 iya kabiri niba ari nk'8 zibe nka 15 barabyanga ese nibyo abatera nkuba byose nabyo ni Ferwa yego proposal ya gatatu nirimo gucuruza match baravuga ngo mwaretse tukicururiza iyi match tukishyuriza niyo mutaduha amafaranga y'igihembo twihemba ibi byose byanzwe ubu Ferwa firishyuza bisanzwe ihembe igihembo yateguye uko bisanzwe inama yarimo nimugoroba na baba bisabaga dore kugira ngo mvuke ukuntu ibi bintu bigoye iyi match turimo turavuga niyo match ikomeye mu gihugu niyo match ikomeye mu gihugu ugiye gufata amafaranga y'abamamaza baramamaza kuri inde ni kuri Rayon Sport na APR baramamaza kuri Ferwa kandi ntekereza ko impamvu nabo bamamaza bari buze kuba benshi nyine nuko ari Rayon Sport na APR nuko ari Rayon Sport na APR iyo ni logique yumvikana aba bantu babiri impamvu uraza kubona abantu benshi bamamaza abantu benshi baza muri Stade Amahoro n'impamvu iyo match nayo wayishyize muri Stade Amahoro nuko ari Rayon Sport na APR wasiri ararekwa ntashira reka DJ Bolingo mugende mo kubaherekeza mbere yuko bagenda reka mbisabira ikintu kimwe ku magambo yose muba mwatangaje mumvare ntimwongere kunganya ubusa ku busa cyane oya ntago byakunda ibyo bintu biri mu bashaka bose oya babwire bagende n'abantu benshi message kwe bwa watarana na biramahira beri bajya bavuga ko mu dimatch ari Jangwani na Wasiri cyane ariko uyu munsi mubabarire ubusa ku busa mubwira abakinnyi niba mubwira abayobozi niba mubwira baki ubusa ku busa birarambye match za kimwe cya kabiri mwabonye nta cyizere ziba mudashira abasifuzi igitutu bagatanga icyaje ubusa ariko ngira ngo nibwo ntibishoboka mudashira igitutu kwasi oya niyo mwajya muri extra time twaba twabanenda ntabwo ukeneye indi match y'ubusa ku busa bibaye bibiri nta kibazo kimushaka mu nganya 10 ariko tubone igitego we ikintu avuga wowe ugira ikibazo derby zibaye nyinshi ariko subu ufite professeur biramahira be ntazi ni kimwe gusa na foro nganya yarahari wigisha mucyo bita oya nibwo ne foro nganya yarayikini yaratarafata ivotanye yarakinye kuri point ariko yarakinye ku ruhande yarabisabye bana mubabarire ubusa ku busa rwose humura Samiri humura gusa match yejo mpamya neza ko ntacyo kuramira gihari Bolingo unzamurire umutoza rwa Claude mbere na mbere avuga
uko biteguye n'abakinnyi badahari, hanyuma unamunzamure nanone avuga kuri Biramahira Bedi rutayizamu urimo kwitwara neza cyane muri equipe ya Rayon Sport mu gihe duherekeza Jangwani na Wasiri mwakoze cyane basanzwe na Dr. Mpira muze kuza kumushyiraho oya ini dari ko trust sawa bye bye turagaruka mu kanya murakoze turi kwitegura neza koko harabura iminsi 2 ngo dukine finale n'ikipe ya PRFC muri rusange ikipe imeze neza umwuka umeze neza abakinnyi bose baramfa